Ndabashuhuje bana b'u Rwanda ndetse namwe babyeyi mwarereye u Rwanda, mboneraho no kubifuriza ibihe byiza mukomeze kugubwa neza. Muri aka kanya rero menya n'ibi info tukuzaniye amakuru mashya ari kuva muri Mineduc ku bufatanye na NESA. Abanyeshuri mwe benshi mutegerezanyije amatsiko akomeye, niyo mpamvu menya n'ibi info tuba twakubereye ngo tugukemurire ikibazo cyose kijyanye n'ibintu bijyanye na NESA. Amakuru yose mashya, uko wareba amanota, buri cyose cy'ingirakamaro ku rukarasa, byose nta handi uzajya ubikurikirana ni kuri uno muyoboro. Intego rero ni ukuza aba subscribers 1000. Subscribe yawe ni inkunga ikomeye cyane, ntiwibagirwe kuyikanda nyamuneka, dukomeze twagura uno muyoboro. Nkuzaniye rero ibiri kuvugwa cyangwa se amahirwe NESA yatanze, ube hamwe rero. Iyi ni menya n'ibi info, wibuke gukanda subscribe ubundi ubonere kugira amakuru yose agezweho. Ikintu cya mbere ngiye kugarukaho, ndamara impungenge abanyeshuri bafite ubwoba bavuga ati ese nibampa wenda mathematics and science nzabyitwaramo nte? Murabizi ko bagiye bakombina amashami, ugasanga MC byose barabihuje, ugasanga bagiye babihuza ari nka bine. Abanyeshuri rero benshi murahangayitse bikomeye, mwibaza ati ese niba bimpa nzabyitwaramo nte? Hari abavuga ati ko ntajya amenya ibintu by'amasiyanse, ese niba yampa none hanahuje nzabigenza nte? Ndaje rero kukamara amatsiko, ndaje kukubwira ngo tuza, igisubizo kirahari. Ubu ngubu wemerewe kurukarasa ukava mu ishami rimwe ukajya mu rindi, ni ibintu byoroshye cyane. Ishami ese niba kohereza ku kigo ritariho, wemerewe kuva kuri icyo kigo ukajya ku kindi. Uburyo bwo kurukarasa nabwo narabuberetse, nabakoreye video iri kuri uno muyoboro, muyisure niba mukeneye kubona ukuntu warukarasa byoroshye nta mafaranga watswe n'abaderegiteri. Icyo rero nicyo kintu cya mbere narinje kugarukaho. Ntimukomeze kugira ubwoba rwose bana b'u Rwanda. Abanyeshuri wowe uri kunyumva, ndakubwira ngo shyitsa umutima hamwe, ntago uziga ishami ku ngufu. Ishami wemerewe kwihinduriza, wemerewe kuva muri REB ujya muri TVET, wemerewe kuva muri TVET ujya muri REB. Ni uburenganzira bwawe. Icyo usabwa ni ukujya ku kigo kiriho ishami ushaka kwiga. Video yo kurukarasa narayibakoreye, ndetse n'izindi nyinshi z'ingirakamaro urasanga kuri uno muyoboro. Reka ngaruke kandi ku kijyanye n'itariki amanota azasohokeraho. Amanota azasohoka ku itariki 20, ubwo bivuze ko harabura iminsi 5 yonyine. Amanota azasohoka ku itariki 20. Muzabe hafi rero, mukomeze mukurikirane menya n'ibi, mukande subscribe. Nababwiye ko intego ari ukuzuza 1000, ubundi tugakomeza kwagura uno muryango mugari ukugezaho amakuru agezweho y'ingirakamaro, ibyegeranyo ndetse n'ibiganiro biba bikenewe na buri muntu wese hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose muri rusange. Amanota rero azasohoka ku itariki 20. Abantu mwari mufite impungenge z'igihe amanota azasohokera, ni ku itariki 20. Mbibutsa ko umuntu waba atazi uburyo ki yarebamo, nakoze video kuri uno muyoboro yo kureba amanota, ndetse naberetse uburyo bwa mbere, ndetse ngiye no kubereka uburyo bwa kabiri. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe gusa. Naberetse n'uburyo bwa kabiri bwo kuba wareba amanota, kandi naberetse n'uburyo ki warukarasa. Mukomeze mukande subscribe, munasura no muyoboro. Hariho ibiganiro by'ingirakamaro, hariho amakuru, hariho uburyo warukarasa, hariho uburyo warebamo amanota byoroshye mu minota 2 yonyine ukaba urangije kurebera karasi yose. Mbashimiye rero mwe twabanye, amakuru yacu nakagaruka. Update ni kuri update, na mukanya tubonye andi makuru mashya twayabahereza, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza. Kanda subscribe rero wisigara, jyana n'amakuru agezweho kuri uno muyoboro.